muri iyi si nta kinezeza umutima nko gukunda no gukundwa, kandi nta kibabaza umutima ugashengurwa n'agahinda nko kubura uwo wakundaga. uyu munsi mu gice cyacu cya kabiri inkomoko cyangwa se the story behind indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, turaganira ku mugabo wagize ikibazo cy'urukundo, ari nabyo byabaye inkomoko y'indirimbo idufasha uyu munsi. Scriven Medley Card ni umugabo wavukiye muri Ireland, avuka itariki 10 z'ukwa 9 1819. nk'uko umusore wese iyo ageze igihe cyo gushaka yifuza guhura n'umukobwa bahuza kugira ngo barushinge, Joseph nawe niko byamugendekeye. yaje guhura n'umukobwa unyura umutima we, ndetse benshi bahamya ko yari umukobwa mwiza cyane. barakundanye, baryoherwa n'ubuzima, ndetse bitegura kurushinga. nk'uyu munsi ubukwe buzaba ejo, wa mukobwa agira impanuka idasanzwe, atwarwa n'amazi. mbega agahinda, mbega umubabaro. mu buzima bwe bwakurikiyeho ntibyamworoheye Joseph, nk'uko bitakorohera undi wese ubuze umukunzi. nubwo bitari byoroshye, Joseph yarakomeye, yiyemeza kongera gutangira bushya. niko kongera gushakisha undi yakunda kugira ngo barushinge, akomeze ubuzima. nibwo yaje guhura na Eliza Catherine, aramukunda, barakundana, biyemeza kurushinga. bitegura kurushinga, nk'aho ikigeragezo cyo kubura sheri we wa mbere kitari gihagije, Catherine ararwara, bidatinze nawe yitaba Imana. Joseph ashingurwa n'agahinda. Joseph ntibyamworoheye, nk'uko bitakorohera undi wese. muri icyo gihe nyuma yaho gato, mama wa Joseph yaje kurwara. kubera ko batari hafi na hafi, Joseph arabimenya. we ubwe anyuze mu mibabaro myinshi n'intambara nyinshi, yandikira mama w'umuvugo, ndetse amwandikira mw'ibanga, aramwoherereza. yandikira mama we ngo what a friend we have in Jesus. abafaransa bo bati que l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. mu kinyarwanda iyi ndirimbo yiswe ngo Yesu niwe nshuti yacu. mu magambo make, uyu muvugo yandikiye mama we mw'ibanga, yamwibutsaga imbaraga zo gusenga. mu gice cya mbere harimo amagambo avuga ngo what a privilege to carry everything to God in prayer. ngo mbega ubuntu dufite bwo gutwara byose mu masengesho. mu gice cya kabiri harandi avuga ngo have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. ese hari ibiro biratugerageza? ese hari ibitugoye? ngo ntabwo twari dukwiriye gucika intege. umva amagambo y'umuntu wahuye n'ibigeragezo bingana bityo. mu gice cya gatatu harimo andi magambo avuga ngo are we weak and heavy laden? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. ngo ese hari ibituremereye? umukiza wacu aracyari ubuhungiro bwacu. byose bijyane mu isengesho. ibikuremereye byose bijyane mu isengesho. bigaragara ko muri ibyo bibazo byose yari amaze guhura nabyo, ubuhungiro bwe bwabaye Imana. byose yabitwaye mu isengesho kugira ngo Imana ireme umutima we, kubera ko nta kindi, nta n'undi wabasha kurema no komora umutima ukomeretse no gukomeza uwahuye n'ibibazo bitandukanye utari Imana, utari Kristo. Kristo wenyine niwe ushobora gusubiza ubuzima ibyiringiro. uwo muvugo yandikiye mama we, nubwo yawumwandikiye mw'ibanga, waje kumenyekana nyuma uva mu indirimbo turirimbo uyu munsi. ndetse ubuzima bwa Joseph nk'umuntu utarigeze acika intege bwabaye ubuzima bw'igiciro cyane. yabaye umuntu ugenda ukomeza abandi, yabaye umuntu witanga, agatanga n'ibye byose kugira ngo abantu babeho neza, kugira ngo ijambo ry'Imana rivugwe. bavuga ko yageze akajya yibagirwa,
akitanga agatanga n'ibye kugira ngo abandi bantu babeho neza ndetse bamenye Kristo. Nibyo koko Imana niyo iha intege nk'abarambiwe ikabongera imbaraga. Niyo ishobora gufata ubuzima bugaragara nk'ubwatsinzwe ikabukoresha ikabuhindura isoko y'umugisha. Imana ibaho umugisha. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share kugira ngo buri gihe hagize igishya cyiza ubashe kukibona. Uyu mugisha ntuwihererane uwusangiza abandi. Imana iguhe umugisha.